Igicamunsi cyiza ndongenda gusuje cyane kandi nanone nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza wowe udahwema gukurikirana Bivugwe TV. Ikaze nanone mu muryango mugari wa Bivugwe TV. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe ibuka gukanda subscribe, hanyuma rero ukore no kunzogera kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubana mu makuru yose utambuka hano. Ngira ngo amakuru yo ni menshi, hari amazi iminsi avugwa by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku rupfu rwa Koloneli Wiringoma, umwe wari umuvugizi mukuru wa AFC M23 uherutse kwitaba Imana, uherutse kuraswa n'ingabo za FARDC, ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri, aho yarashwe n'indege za drone zitagira abapilote. Mu by'ukuri ni mu gihe FARDC yari ifite umugambi wo kwica General Sultan Makenga, bikarangira iki gitero gihitanye Koloneli Wiringoma, umuvugizi mukuru wa M23. Iyi nkuru ikimara kugera hanze cyangwa se bikimara kuvugwa ko Koloneli Wiringoma atakiri ku isi, byakomeje gutungura abantu ndetse benshi bakomeza no kugira agahinda gakomeye cyane. Ngayo nguko rero uyu munsi Koloneli Wiringoma yashyinguwe kandi bivugwa ko amakuru atugeraho nuko bigaragara ko Koloneli Wiringoma atashyinguwe neza nk'intwari yakomeje kugira uruhare mu kurwanirira M23, aho mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragara ko Koloneli Wiringoma yashyinguwe mu mashyamba ya Masisi mu gihe batamujyanye kumushyingura hamwe n'izindi ntwari zose. Ibintu benshi batari kumeza kuvugaho rumwe, by'umwihariko abakunzi ba M23 ndetse n'abari bafitiye urukundo rudasanzwe Koloneli Wiringoma, umugabo wabaye intwari cyane ndetse umugabo wagerageje uko ashoboye agatanga imbaraga z'umutima n'iz'umubiri kugira ngo arwanirire amagara ya bamwe mu banyekongo ndetse n'abandi bose bari bakomeje kwicwa n'abasirikare ba FARDC. Mu by'ukuri rero reka mbere y'uko tureba uko Koloneli Wiringoma yashyinguwe, tubanze turebere hamwe ibyaranze cyangwa se ibimaze iminsi bivugwa byerekeranye n'urupfu rwe. Mu by'ukuri ngira ngo rero mwese mwakomeje kugenda mubyumva ko ari ingabo za FARDC zari zifite umugambi wo kwica General Sultan Makenga, bikarangira igitero gihitanye Koloneli Wiringoma nk'uko nakomeje kugenda mbivuga. Aho yarari ni mu gihe yarari ahantu hatuje, aho bitari byitezwe ko FARDC iri buze kumenya aho Koloneli Wiringoma ari. Nyamara rero bo bari bamaze kubibona mu by'ukuri, maze batangira gukocinga ndetse no gutunganya drone zitagira abapilote, bazihekesha ibisasu kugira ngo zize kumuhitana, nk'uko amakuru nyine akomeza kugenda abigaragaza. Koloneli Wiringoma mu by'ukuri yagize uruhare rukomeye cyane ku ruhande rwa M23. Yari umusirikare w'intwari, umusirikare uzi kwitanga, umusirikare ugira umutima mwiza ndetse ugira n'urukundo rudasanzwe, aho rero umutima we ndetse n'amagara ye yari yarabihisemo kubishyira kuri M23, none birangiye mu by'ukuri intwari itabarutse. Ngira ngo benshi bakimara kumva inkuru ntago babyizeye. Murabizi ko nawe ndabikeka uri kutureba aka kanya, ukimara kumva ko Koloneli Wiringoma yitabye Imana, ni ibintu byagutunguye cyane, ntago wahise ubyiyumvisha mu by'ukuri. Rero nibyo kandi byarabaye, yashize mu mwuka. Uyu munsi rero nibwo Koloneli Wiringoma yashyinguwe mu mashyamba ya Masisi, aho M23 rero itagize cyangwa se itaratangaza byinshi mu by'ukuri ku rupfu rwa Koloneli Wiringoma. Ni mu gihe rero bikomeje kugaragara ko nyine yashyinguwe hariya mu mashyamba ya Masisi, ahantu hatameze neza, ahantu hadashyinguye mu by'ukuri abandi bantu twafata nk'intwari cyangwa se benshi bagiye bagwa ku rugamba b'intwari ku ruhande rwa M23. Rero Koloneli Wiringoma
nk'umuntu wagize uruhare rukomeye cyane. Benshi bakomeje kwibaza impamvu bamushyinguye mu mashyamba kandi yari umusirikare ukomeye. kandi nanone ikindi noneho gikurikiyeho, nyuma yo kuba umusirikare ukomeye akaba yarakoze ibigwi byinshi cyane muri AFC M23. Imasisi rero, Imasisi nta yindi nkuru ihari, ni urupfu rwa Koloneli Wiringoma. naho Perezida Felix Tshisekedi we akomeje kwishimira cyane urupfu rwa Koloneli Wiringoma, atangaza ko mu by'ukuri yamwivuganye, anavuga ko mu minsi mike cyane agomba gutangariza isi yose ko na General Sultan Makenga agomba kumuhitana. ngayo nguko rero Koloneli Wiringoma mu by'ukuri yashyinguwe, ndetse nubwo yashyinguwe ahantu hatari heza, ariko bikomeje kugenda bigaragara ko yashyinguwe mu cyubahiro cyinshi nk'umusirikare wagize ibigwi bikomeye ku rugamba. mu by'ukuri aho yari umuhanga cyane mu bijyanye n'urugamba ndetse no kuvugira ingabo zose za M23. mwagiye mubibona mu mashusho menshi atandukanye. Koloneli Wiringoma yari umuntu mwiza, umuntu wumva abantu, umuntu uca bugufi, aho mu by'ukuri benshi bakomeza kumubonamo nk'umuntu utari umusirikare kubera gusabana n'abantu b'abasivile. mu by'ukuri Koloneli Wiringoma rero Imana ikomeze imwakire mu bayo. yaharaniraga ukwishyira ukwizana ukw'ikiremwa muntu, ndetse yaharaniraga ubuzima bw'ikiremwa muntu. yakundaga ko bukomeza kuba butekanye, kandi mu by'ukuri twagiye tubibona henshi, yaba mu mashusho yaba mu kubyumva. Koloneli Wiringoma rero kuri ubu yamaze gushyingurwa, umubiri we wamaze gushyingurwa mu by'ukuri. Yes, ni byinshi rero bivugwa, ariko mu nyemerere nsoreze hano gusa. niba ari ubwa mbere warubanye natwe, wibuke gukanda subscribe, kwari no kunzogera kugira ngo ubutaha amakuru yose ujye yumva 5 kuri 5.